Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuje bene data, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga aho uherereye hose, inshuti yanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Muri aka mwanya ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Dutangiye iki cyumweru, ndavuga ngo Imana izabagirire neza, izabanezeze, uzabona ukuboko kwera kw'Imana kugutabara, kukurengera, kukurwanirira, uzinjire mu ntsinzi yawe mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha. Imana ikoze iby'ubutwari, ibikoze mu bumana bwayo, Imana ishimwe. Aka mwanya rero nyemerera wongere utekereze ku kugira neza kw'Imana, nurangiza uyizamurire icyubahiro, ubwire Imana uti Imana warakoze. Mu burwayi Imana irahari, mu bupfakazi Imana irahari, mu bushomeri Imana irahari, mu mubabaro ukomeye Imana irahari, ihagararanye nawe nukomere. Rero navugaga ngo igikuru uhereze Imana icyubahiro, ubwire Imana uti uranyikundira rata. Ujye umbwirira Imana yawe utyo, uranyikundira rata, uranyikundira, utanga keya ziri hejuru ya keya zose, keya zabuze Imana niyo iziguha. Rero nagiraga nkubwire, ubwire Imana turakoze, uranyikundira rata. Imana iragukunda, humura, kandi iracyari ya Mana ya yindi wabonye cyagiye nabwo bikomeye, iracyahari kugira ngo ikugirire neza. Muri aka kanya rero nifuje ko iki cyumweru twasoma cyangwa se twaganira ku ijambo ryitwa indahiro nyayo. Indahiro nyayo, indahiro nyayo igirwa n'Imana yonyine. Indahiro nyayo, nasanze indahiro ari nyinshi. Hari umuntu ukurahira gusa, akakurahirira ati iki nzagikora, mbese akaguha promese, agashyiraho no gusinya akabyemera, ariko yarangiza akabishingukamo, cyangwa yarangiza akabikora gufenta kubeshya. Rero indahiro nyayo igirwa n'Uwiteka Imana yakuremye yonyine, kuko icyo Imana yarahiye ku buzima bwawe kizasohora. Icyo Imana yarahiye ikavuga ngo nzakugirira neza, icyo kizaba. Indahiro nyayo igirwa n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Nakubwiraga ngo indahiro ni promese, indahiro ni kontra, indahiro ni amasezerano mushobora kugirana n'umuntu mugasinya cyangwa mukabyemeranyaho, ariko Imana ntiva ku ndahiro yarahiye umuntu. Imana ntabwo indahiro yakurahiyeho, Imana ikavuga ngo ni ukuri ndirahiye nzakugira neza. Ntabwo Imana yabihindura, ntabwo ijya yivuguruza. Imana irinda isezerano, izindi sezerano, icyo yakuvuzeho kigomba gusohora mu izina rya Yesu. Nimba Imana yarakuvuzeho ngo izakugira neza, uzarwara uzakira, izakurinda, ikora mu bumana bwayo. Ntabwo twe tubishyikira kuko turi abantu, ariko Imana igikora mu bumana bwayo, yarangiza ikaza ikakurinda ako kaga, ikakurinda ibyo bintu, yarangiza ikabishyiramo neza, ikabiterekamo neza. Imana ishimwe. Kubw'indahiro yagiranye nawe, kubw'isezerano yagusezeranije, kubw'icyo yavuganye nawe, kubw'icyo yakuvuzeho, kubw'icyo yagambiriye. Imana indahiro yayo iba no mu migambi yayo. Imana ishimwe. Icyo kurema iragambirira, irangiza igateraho kashe, aricyo bita destin. Destin ni uburyo Imana iba yarakoze, ikavuga ngo uyu muntu azabaho gutya, azagenda gutya, ibizamurwanya ntibizamushobora. Destin yawe burya Imana ijya iyikurindiramo, yarangiza ikavugana nawe, mwana wanjye nzakugira gute, kuko destin yawe ntabwo uba uyizi. Ntabwo uba uzi destin yawe, ntabwo uba uzi icyo Imana yakugambiriyeho, ntabwo uzi icyo Imana yapanze ku buzima bwawe. Yarangiza rero nibwo ibizana mu masezerano, ikavugana nawe, wajya ukumva Imana iravuze ngo irirahiriye. Ni ukuri Imana irinda isezerano, kandi Imana irinda uburyo imigambi yayo myiza, kuko we uri proje y'Imana. Imana rero nimba yarakugize proje yayo, igomba kubungabunga iyo proje. Nukomere rero, nubwo ibirushya bihari, nubwo intambara zihari, nubwo imirabe ihari, nubwo bitameze neza, ariko nakubwiraga ngo iracyari ya Mana. Iracyari ya Mana ifite indahiro nyayo, irinda indahiro yayo ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana. Turasoma
itangiriro igitabo cya Mose cy'itangiriro ibice ni 5 turasoma umurongo wa 4. Reka twihuse dusome titire y'ijambo. Handitse ngo Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Isaka yazerereye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Isaka muramuzi ni umwana wa Aburahamu, mwana wa Sara. Ubwo igihe kirigeze nyine ajya azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Reka dusome impamvu yabyo. Reka duhere ku murongo wa 1 ariko turibanda kuri uwo wa 4. Indi nzara itera mu gihugu itari yateraga mbere Aburahamu akiriho. Ni ukuvuga hari inzara zateye Aburahamu akiriho, ariko noneho hatera inzara ngo itarigeze ibaho Aburahamu akiriho. Imana idusange. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Imana itugire neza kumvira Imana. Imana rero kuri 3 iramubwira ati suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe. Imana ishimwe, nguhe umugisha. Imana ihabwe icyubahiro, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Imana ishimwe. Dushatse twarekeraho kuri 3. Imana iravuze ngo nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Imana ishimwe. Hari icyo Imana yarahiye. Imana iravuga ngo ngewe niwumvira ijambo ry'Imana, niwumvira ukihana ukareka ibyaha, Imana iravuga ngo nzakomeza isezerano, nzakomeza ibyo navuzeganye nawe, nzakomeza indahiro. Hari uburyo Imana yari yarirahiriye ibibwira Aburahamu, nzakugira neza, uzabyara umwana w'umuhungu witwa Isaka. Ariko Isaka ngo azabyara abana bangana n'umusenyi wo ku nyanja n'inyenyeri zo ku ijuru ndetse barutabo. Iyo ndahiro rero Imana agiye ivuga ibwira Aburahamu kandi ivuga Isaka. Imana hano iravuze ngo nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Imana ishimwe. Ntago nzi rero ukuntu bimeze aka kamwanya. Urabona icyo Imana yari iri kuvugana na Isaka, yaramubwiye ati ntumanuke ngo ujye mu Egiputa, ntumanuke ngo ujye mu byaha, ntumanuke ngo ugende ujye kwigaragura mu banyabyaha, ntumanuke rwose, ntumanuke. Icyo uri gusabwa nawe, garuka ujye mu nzira nziza, va muri ibyo bidafite umumaro. Kuko ahangaha Uwiteka yarinze Isaka kumanuka ngo ajye muri Egiputa. Egiputa igaragaza mu buryo bw'umwuka ko ari mu byaha. Rero uyu munsi nawe muri aka kamwanya Imana ivuganye nawe ngo ntumanuke, nubwo waraye wumva byagushobeye ugafata umwanzuro wo gukora ibyaha, ariko ijambo rirakubwira ngo ntumanuke ngo ujye muri Egiputa. Imana irangije amubwira ngo suhukira muri iki gihugu. Imana iri kukubwira ngo suhuka. Gusuhuka ni ukuva aho wari uri ukajya ahandi hafite umumaro. Rero biragukwiriye ko ubuzima bwawe ubuvana mu buzima budafatika, ubuvana mu buzima bw'ibyaha, ukinjira mu gakiza, ugakizwa, ukareka ibyaha, ukamaramaza. Imana ishimwe ngo suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe. Imana izabana nawe niwemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ntacyo uzaburana, Imana ndabiguhamirije. Uzabona Imana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Imana izarambura ikiganza cyayo ihaze kwifuza kwawe. Imana n'ubundi ubayeho ku bwayo, ariko Imana irashaka kukugira neza birenze. Imana rero ivuganye na Isaka, iramubwira Isaka ibye byararangiye, ni wowe uyu munsi uri kubwirwa ngo nanjye nzabana nawe.
nguhe umugisha kandi nawe rwose ukeneye umugisha. Icyo usabwa ni ukureka kumanuka ujya muri Egiputa. Ikindi usabwa ni ukwemera orientation y'Imana. Urasabwa kumvira umwuka wera, urasabwa kumvira ijambo ry'Imana ngo suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe kandi nzaguha umugisha. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ukeneye umugisha rwose, urawukeneye, ariko banza wumvira ijambo ry'Imana, were kumanuka ujya muri Egiputa. Uyu munsi iri joro waraye ubigambiriye, uyu munsi wari wabipanze ko hari ibyo uri bukore, urimo kurwanisha umubiri, urarwanira mu mubiri, urarwana rwose ukora ibyaha. Rekeraho, ahubwo suhukira mu gakiza. Va muri ibyo wari urimo, winjire mu bihe byiza byo gusenga. Va muri ibyo wari urimo, ufate umwanzuro wa kigabo, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Imana ishimwe. Rero ijambo ry'Imana ryakomeje ritubwira ngo Uwiteka abwira Isaka ati nzakomeza isezerano narahiye Aburahamu so. Hari amasezerano ufite, Imana yiteguye kuyakomeza. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.